Yesu Kristo nashimwe. Uyu munsi tugeze ku munsi wacu wa 25 dusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turatangira igitabo cya Mose cya 4 cyitwa kubara. Imana yo mu ijuru ibane natwe. Igice cya mbere, kubarwa kw'Abisiraheli. Uwiteka abwirira Mose mu butayu bwa Sinayi ari mu ihema ry'ibonaniro ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa kabiri bavuye mu gihugu cya Egiputa ati, mubare umubare w'iteraniro ry'Abisiraheli ryose nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari, mubare amazina y'abagabo bose umwe umwe, abamaze imyaka 20 cyangwa isaga bavutse, abo mu Bisiraheli bose babasha gutabara, wowe na Aroni mubabare uko imitwe yabiri, mufatanye n'umuntu wo mu muryango wose w'umutware w'inzu ya basekuru. Aya niyo mazina y'abantu bakwiriye guhagararana namwe. Mu Barubeni ni Elisuri mwene Shedewuri, mu Basimeyoni ni Shelumiyeli mwene Surishadayi, mu Bayuda ni Nahashoni mwene Aminadabu, mu Bisikari ni Netaneli mwene Suwari, mu Bazebuluni ni Eliyabu mwene Heloni, mu Bayozefu ni Elishama mwene Amihudi, wo mu Befurayimu na Gamariyeli mwene Pedasuri wo mu Bamanase. Abenyamini ni Abidani mwene Gideyoni, mu Badani ni Ahiyezeri mwene Amishadayi, mu Basheri ni Pagiyeli mwene Ukirani, mu Bagadi ni Eliyasafu mwene Deweri, mu Banafutali ni Ahira mwene Nani. Abo nibo bajya bahamagarwa mu iteraniro, nibo batwari b'imiryango ya basekuruza, nibo bategeka b'ibihumbi by'Abisiraheli. Mose na Aroni bajyana abo bantu bavuzwa amazina, bateranya iteraniro ryose ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri. Amavuko y'abantu yandikwa nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari, babara amazina yabo umwe umwe y'abamaze imyaka 20 n'isaga, uko Uwiteka yategetse Mose, ababarira mu butayu bwa Sinayi. Bandika amavuko y'Abarubeni, imfura ya Isiraheli, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Rubeni baba inzovu 4,65. Bandika amavuko y'Abasimiyoni, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Simeyoni baba inzovu 5,900. Bandika amavuko y'Abagadi, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Gadi baba inzovu 4,550. Bandika amavuko y'Abayuda, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Yuda baba inzovu 4,600. Bandika amavuko y'Abisiraheli, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, abasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Isakari baba inzovu 5,400. Bandika amavuko y'Abazebuluni, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Zebuluni baba inzovu 5,700. Mu Bayozefu bandika amavuko y'Abefurayimu,
nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Efurayimu baba inzovu 4,500. Bandika amavuko y'Abamanase nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina yabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Manase baba inzovu 3,200. Bandika amavuko y'Ababenyamini nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Benyamini baba inzovu 3,500. Bandika amavuko y'Abadani nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Dani baba inzovu 3,200. Bandika amavuko y'Abasheri nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Asheri baba inzovu 4,500. Bandika amavuko y'Abanafutali nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Nafutali baba inzovu 5,300. Abo ni bo babazwe na Mose na Aroni na ba batware b'Abisiraheli uko ari 12, umuntu umwe wo mu nzu ya ba sekuru yose. Nuko ababazwe bose bo mu Bisiraheli nk'uko amazu ya ba sekuru ari, bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, abo mu Bisiraheli babasha gutabara bose. Ababazwe bose baba 6,3,550. Abalewi ntibabarwa, Uwiteka ategeka imirimo yabo. Abalewi nk'uko umuryango wa ba sekuru uri, ntibarakabaranwa nabo, kuko Uwiteka yabwiye Mose ati, ariko uwo muryango wa Lewi wo ntuzawubare, ntubarane umubare wabo n'Abisiraheli bandi, ahubwo Abalewi ubagire abarinzi b'ubuturo bw'ibihamya n'ab'ibintu byo muri bwo byose n'ab'ibyabwo byose, bajye baremerwa ubwo buturo n'ibintu byo muri bwo bwose, abe ari bo bajya bakorera imirimo, bajya babugotesha amahema yabo. Kandi uko ubwo buturo buhagurutse, Abalewi abe ariko bajya babushingura, kandi uko bugiye bubambwa, Abalewi abe ari bo babushinga. Utari uwo muri bo wigizwa hafi no kubyishyiramo yishwe. Abisiraheli bajye babamba amahema yabo, umuntu wese mu cyiciro cy'amahema y'ababo, umuntu wese ahererane n'ibendera ry'ababo nk'uko imitwe yabo iri. Ariko Abalewi bakikize amahema yabo ubuturo bw'ibihamya, kugira ngo umujinya utaba ku iteraniro ry'Abisiraheli. Abalewi bitondera umurimo wo kurinda ubuturo bw'ibihamya, uko aba ariko Abisiraheli bakora, uko Uwiteka yategetse Mose kose aba ariko bakora. Igice cya 2. Itegeko ryo kubamba amahema mu byiciro 4. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, Abisiraheli bajye babamba amahema yabo, umuntu wese ahererane n'ibendera ry'ababo, kandi babe munsi y'utubendera tw'amazu ya ba sekuru. Berekeze amahema yabo ihema ry'ibonaniro bayarigoteshe. Abayabamba iburasirazuba bajye baba ab'icyiciro cya Yuda, kirimo ibendera ryacyo n'imitwe yacyo. Umutware w'Abayuda abe Nahashoni mwene Aminadabu. Umutwe we warimo abagabo inzovu 4,500
na magana atandatu nk'uko babazwe. Ab'umuryango wa Isakari abe ari bo bahererana nabo, umutware w'Abisakari abe Netaneli mwene Suwari, umutwe we warimo abagabo inzovu 5,400 nk'uko babazwe. Bahererwe n'ab'umuryango wa Zebuluni, umutware w'Abazebuluni abe Eliyabu mwene Heloni, umutwe we warimo abagabo inzovu 5,700 nk'uko babazwe. Ababazwe bo mu cyiciro cya Yuda bose bari abagabo 108,600 nk'uko imitwe yabo yari iri, aba ari bo bajya babanza guhaguruka. Mu ruhande rw'ikusi hajye haba icyiciro cya Rubeni kirimo ibendera ryacyo n'imitwe yacyo. Umutware w'Abarubeni abe Elisuri mwene Shedewuri, umutwe we warimo abagabo inzovu 4,650 nk'uko babazwe. Ab'umuryango wa Simeyoni abe ari bo bahererana nabo, umutware w'Abasimeyoni abe Rumeyeli mwene Surishadayi, umutwe we warimo abagabo inzovu 5,900 nk'uko babazwe. Bahererwe n'ab'umuryango wa Gadi, umutwe w'Abagadi aba ari Eliyasafu mwene Deweri, umutware w'Abagadi abe Eliyasafu mwene Deweri, umutwe we warimo abagabo inzovu 4,550 nk'uko babazwe. Ababazwe bo mu cyiciro cya Rubeni bose bari abagabo 1,550 nk'uko imitwe yabo iri, abo abe ari bo bajya baba aba kabiri mu ihaguruka. Maze ihema ry'ibonaniro rijye rihagurukana n'icyiciro cy'Abalewi kigenda hagati y'ibindi byiciro. Ko babambye amahema abe bari ko bahaguruka, umuntu wese muri gahunda ye, bahereranye n'amabendera yabo. Iruhande rw'iburengerazuba hajye haba icyiciro cya Efurayimu kirimo ibendera ryacyo n'imitwe yacyo. Umutware w'Abefurayimu abe Elishama mwene Amihudi, umutwe we warimo abagabo inzovu 4,500 nk'uko babazwe. Ab'umuryango wa Manase abe ari bo bahererana nabo, umutware w'Abamanase abe Gamaliyeli mwene Pedasuri, umutwe we warimo abagabo inzovu 3,200 nk'uko babazwe. Bahererwe n'ab'umuryango wa Benyamini, umutware w'Abenyamini abe Abidani mwene Gidewoni, umutwe we warimo abagabo inzovu 3,500 nk'uko babazwe. Ababazwe bo mu cyiciro cya Efurayimu bose bari abagabo 8,100 nk'uko imitwe yabo yari iri, abo abe ari bo bajya baba aba gatatu mu ihaguruka. Mu ruhande rw'ikasikasi hajye haba icyiciro cya Dani kirimo ibendera ryacyo n'imitwe yacyo. Umutware w'Abadani abe Ahiyezeri mwene Amishadayi, umutwe we warimo abagabo inzovu 6,200 nk'uko babazwe. Ab'umuryango wa Asheri abe ari bo bahererana nabo, umutware w'Abasheri abe Pagiyeli mwene Okirani, umutwe we warimo abagabo inzovu 1,500 nk'uko babazwe. Bahererwe n'ab'umuryango wa Nafutali, umutware wa Nafutali abe Ahira mwene Nani, umutwe we warimo abagabo inzovu 5,300 nk'uko babazwe. Ababazwe bo mu cyiciro cya Dani bose bari abagabo agahumbi n'inzovu 5,760. Aba ari bo basezera abandi bahereranye n'amabendera yabo. Abo nibo babazwe bo mu Bisiraheli nk'uko amazu ya ba sekuru ari. Ababazwe bo mu cyiciro bose nk'uko imitwe yabo yari iri bari 6,3,550. Ariko Abalewi ntibabaranwa n'Abisiraheli uko Uwiteka yategetse Mose. Uko abe ari ko Abisiraheli bakora uko Uwiteka yategetse Mose kose, abe ari ko babamba amahema yabo bahereranye n'amabendera y'ababo, kandi uko
abe ari ko bahaguruka umuntu wese mu muryango we no mu nzu ya ba sekuru. Igice cya gatatu, kubarwa kw'Abalewi n'andi mategeko yabo. Uru ni rwo rubyaro rwa Aroni na Mose ubwo Uwiteka yabwiriraga Mose ku musozi wa Sinayi. Aya niyo mazina ya bene Aroni, imfura ye ni Nadabu, abandi ni Abihu na Eliyazari na Itamari. Ayo niyo mazina ya bene Aroni, abatambyi basizwe bakerezwa gukorera Uwiteka umurimo w'ubutambyi. Nadabu na Abihu bapfiriye imbere y'Uwiteka ubwo boserezaga umuriro udakwiriye imbere ye mu butayu bwa Sinayi, bapfa bucike. Eliyazari na Itamari bagakorera Uwiteka umurimo w'ubutambyi imbere ya Aroni se. Uwiteka abwira Mose ati, igeza hafi ab'umuryango wa Lewi ubashyire imbere ya Aroni umutambyi kugira ngo bajye bamukorera, barindire imbere y'ihema ry'ibonaniro iby'uwo yarindishijwe n'iby'iteraniro ryose ryarindishijwe, bajye bakora imirimo yo mu buturo bwera, barinde ibintu byose byo mu ihema ry'ibonaniro n'ibyo Abisiraheli barindishijwe, bajye bakora imirimo yo muri ubwo buturo. Nuko Abalewi uzabahe Aroni n'abana be. Aroni abahawe rwose mu cyimbo cy'Abisiraheli. Uzashyirireho Aroni n'abana be kwitondera imirimo y'ubutambyi bwabo, utari uwo muri bo wigirira hafi kubyishyiramo yicwe. Uwiteka abwira Mose ati, ubwanjye nikuriye Abalewi mu Bisiraheli mu cyimbo cy'abana b'imfura bose bo mu Bisiraheli. Abalewi bose bazaba abanjye, kuko abana b'imfura bose ari abanjye. Ku munsi nicaga abana b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa bose, niho niyereje abana b'imfura bose bo mu Bisiraheli n'uburiza bw'amatungo. Bazaba abanjye, ndi Uwiteka. Uwiteka abwirira Mose mu butayu bwa Sinayi ati, bara Abalewi nk'uko amazu ya ba sekuru ari, nk'uko imiryango yabo iri, ubare abahungu n'abagabo bose uhereye ku bana bamaze ukwezi bavutse. Mose yumvira ijambo ry'Uwiteka ababara uko yategetswe. Aba ni bo bana ba Lewi uko bitwa: Geshuroni na Kohati na Merari. Aya niyo mazina ya bene Geshuroni nk'uko imiryango yabo iri: Rubuni na Shimeyi. Aba ni bo bene Kohati nk'uko imiryango yabo iri: Amuramu na Isuhari na Heburoni na Uziyeli. Aba ni bo bene Merari nk'uko imiryango yabo iri: Mahali na Mushi. Iyo niyo miryango y'Abalewi nk'uko amazu ya ba sekuru ari. Gerushoni yakomotsweho n'umuryango w'Abaribuni n'uw'Abashimeyi. Iyo niyo miryango y'Abagerushoni. Ababazwe bo muri bo, abahungu n'abagabo bose bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, bari 7,500. Imiryango y'Abagerushoni ijya ibamba amahema yayo aho ubuturo bwera buteye ibitugu mu ruhande rw'iburengerazuba. Umutware w'inzu y'abasekuru y'Abagerushoni abe Eliyasafu mwene Rayeli. Iby'ihema ry'ibonaniro Abagerushoni barindishwa biba ubuturo n'ihema n'ikirisakara n'umwenda ukinga umuryango w'ihema ry'ibonaniro n'imyenda ikinzwe y'urugo n'umwenda ukinga irembo ry'urwo rugo rugota ubuturo n'igicaniro n'imigozi yose ikoreshwa imirimo y'ubuturo. Kohati yakomotsweho n'umuryango w'Abamuramu n'uw'Abisuhari n'uw'Abaheburoni n'uw'Abuziyeli. Iyo niyo miryango y'Abakohati. Ababazwe bo muri bo, abahungu n'abagabo bose bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, bari 8,600 barindishijwe iby'ahera. Imiryango y'Abakohati ijya ibamba amahema yayo mu ruhande rw'ubuturo rw'ikusi. Umutware w'inzu ya ba sekuru y'imiryango y'Abakohati abe Elizafani mwene Uziyeli. Ibyo barindishwa biba isanduku yera n'ameza
n'igitereko cy'amatabaza n'ibicaniro, ibintu by'ahera bakoresha n'umwenda ukingiriza ahera n'ibifatanye nawo byose. Eliyazari mwene Aroni abe umutware utwara abatware b'Abalewi, ajya akoresha abarindishijwe iby'ahera. Merari yakomotsweho n'umuryango w'Abamahari n'uw'Abamushi. Iyo niyo miryango y'Abamerari. Ababazweho muri bo, abahungu n'abagabo bose, bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, bari 6,200. Umutware w'inzu ya ba sekuru y'imiryango y'Abamerari ni Suriyeli mwene Abihayili. Bajye babamba amahema yabo mu ruhande rw'ikasikazi rw'ubuturo bwera. Umurimo Abamerari bategekwa ube uwo kurinda imbaho z'imiganda n'ubuturo n'imbumbe zabwo n'inkingi zabwo n'imyobo zishingwamo n'ibintu byabwo byose n'ibifatanye nabyo byose n'inkingi z'urugo rubugose n'imyobo zishingwamo n'impambo zazo n'imigozi yazo. Mose na Aroni n'abana be abe ari bo babamba amahema yabo imbere y'ubuturo mu ruhande rw'iburasirazuba, imbere y'ihema ry'ibonaniro, ahagana aho izuba rirasira. Barinde ahera mu cyimbo cy'Abisiraheli baharindishijwe. Utari uwo muri bo wigira hafi yicwe. Ababazwe bo muri Balewi, abo Mose na Aroni babaze babitegetswe n'Uwiteka nk'uko imiryango yabo iri, abahungu n'abagabo bose bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, bari 2,200. Uwiteka abwira Mose ati, bara abahungu b'imfura bose b'Abisiraheli uhereye ku bamaze ukwezi bavutse, wandike umubare w'amazina yabo. Jyewe Uwiteka untoranirize Abalewi b'ingurane z'imfura zose z'Abisiraheli, kandi umpe n'amatungo y'Abalewi ab'ingurane z'uburiza bw'amatungo y'Abisiraheli bwose. Mose abara imfura zose z'Abisiraheli uko Uwiteka yamutegetse. Abahungu b'imfura bose babazwe bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, umubare w'amazina yabo uba 2,273. Uwiteka abwira Mose ati, tora Abalewi b'ingurane z'imfura z'Abisiraheli, utore n'amatungo y'Abalewi ab'ingurane z'amatungo yabo. Abalewi babe abanjye, ndi Uwiteka. Kandi kugira ngo imfura z'Abisiraheli 273 zisaze umubare w'Abalewi zicungurwe, ubake shekeli 5 z'imfura imwe, uzende zigezwe kuri shekeli y'ahera, niyo gera 20. Uhe Aroni n'abana be ifeza z'incungu z'izo mfura zisazeho. Mose yaka ifeza z'incungu imfura zisaze ku zacunguwe n'Abalewi. Ifeza yatse izo mfura z'Abisiraheli ziba shekeli 1,375 zigezwe ku ahera. Izo feza z'incungu Mose aziha Aroni n'abana be uko ijambo ry'Uwiteka ryategetse, uko Uwiteka yategetse Mose. Imana ibahe umugisha rero. Dushoje umunsi wa 25, tuzakomeza ejo n'igice cya 4. Imana yo mu ijuru ibishimire. Mugire umunsi mwiza.